dore uvuye iwanyu ugiye mu rwawe mwana wanjye nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'uwo yakunze akaramata umugabo n'uwo kubahwa ujya umwubaha umugambi bivuze ngo niba umuntu nkuriye umwana ufite iriya myaka abasha guhisha ibintu bye bikagera ku rwego bimenyekana ari uko byamaze kurangira none umuntu w'umubyeyi umwana nkuriya niwe uba ukishimadutse none umuntu uri none umuntu umbyaye umbyaye cyane umuntu umbyaye kuko ndatekereza mu cyubahiro mugomba ntago ari mu myaka yanjye kuko ngenda cyari muri za 30 na kumva rero niba umuntu rero akataje wenda ageze muri 40 na yikoreye birthday yarabivuga ntago ninjiye mu buzima bwe hari ikintu kitari cyo rwose kuza kuvuga hano kuvuga ngo ndashaka umugabo ntago umugabo ashakirwa no ku mbuga nkoranyambaga abo mwagiye mubana cyangwa se abo bitakunze hari ukuntu wabananijemo ahubwo noho kubera ya myaka yatangiye no guhereza agaciro iki cyo bita umugabo mutware kandi birirwa banseka abantu benshi cyane baranyanze ngo nababariye ngo papa bitangaza abantu benshi bari bishimiye ko insenya ariko mwabano mwe abagabo barahenze reka mbibabwire mwabano mwe ubwo narasetse ndavuga ni burya hari abantu twari tuzi ko burya hari ahubwo arabana ahubwo bajyaga ahubwo batwereka ko ahubwo bese nyine baza baka haleluya Yesu ashimwe kumbi nubwo yamabaje mureka tumugemurire ako oya mujye mureka tureke kwiyoberanya ibyo bintu birajyanye buriya reka mbabwire mwabana mwe ubwo rero iyo hajeho ibintu biri guforusa niho handi uforusa urwa kabiri narwo nibikunde ugaforosa urwa gatatu nirukunde ugaforosa urwa kane nirukunde noneho hakaba n'ibyo ufarusa ku munsi wa nyuma wageze umuntu akahita napfa icyo gihe rero urabanza ukisubiramo Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Yes, ikaze kuri mwese abadukuna n'abadukurikira turabashimiye cyane mwese mudukurikira dushimiye n'ukuri abantu mwese mwafashe icyemezo cyo gukora subscribe kuri Cukumbura Ukuri TV turi kumwe na mama bitangaza abantu dushimira abantu n'ukuri bafashe umwanya bagakora subscribe bakavuga ati tuzajye tubakurikira kuri Cukumbura Ukuri ugiye n'ijambo babwira n'ukuri kwimba baremewe cyane kandi tubafitiye urukundo yego abantu batwizeye barangiza bakifuza kujya babana natwe mu biganiro bakakora subscribe bakabana sharing ibiganiro byacu yego abo bantu rwose barakunditse niyo mpamvu natwe tugomba natwe kubakunda kuko na Bibiliya twemeza neza ko urukundo tugomba kurushayiringa ni tambuza love rero abo bantu ni batambuza love natwe turi batambuza love yego turakundanye yego ni byiza cyane rero nawe utarakora subscribe aho kuri iki kiganiro haba ku Manuro 5D TV Ntoranwa TV Ukuri Nyako TV turakurarikira gukurikira Cukumbura Ukuri TV kugira ngo ujye ubona ibyiza babategurira umunsi ko munsi mu mitanga tugwaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi murakoze cyane nanje yego uri mu bihe rimwe na rimwe hari abagore bishimira ibihurimo ariko hari n'abatabyishimira yego ku ruhande rwawe uri mu ruhe ruhande abishimira n'abatabyishimira cyane nka gutya kuba witegura kwibaruka bose ngewe nukuvuga ngo ubundi hano ku isi turi hano ku isi dufashe igihe mu ntambara yego kandi ntago umuntu akundwa n'abantu bose umuntu agira abakunzi akagira n'abanzi yego gusa umuntu nabonye ugira abakunzi akaba wenda ntabanzi wenda yagira
keretse ari nk'umuntu ukoresha bya bibaraga by'ikuzimu yego byo kwa satani ariko twebwe nkatwe tuba dufite nyine imbaraga z'Imana yego power of God turi abantu nyine abo bantu baba bakoreshwa n'ibyo bibaraga bonyine batugezeho baratwanga kubera ko ntabwo tuba turi mu mugabane umwe nta nubwo tuba turi mu murage umwe ariko abantu b'Imana bo bazi ko uwanga mwene se n'umwicanyi ubwo rero umuntu ndeba akabona aranyanze uwo nguwo deja yamaze gukatirwa keretse namara kwihana nibwo azafungurwa ariko ubundi uwanga mwene se n'umwicanyi nabindi ubwo rero abantu bari kundeba ari abicanyi ibirera amaze kubakatira nibihane kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima kandi arebe kuri status ye cyangwa se atembere ahantu aherereye agira izinduru Eliya ntabwo Elisa ntabwo yabavumye kubera ko atarari mu mwuka w'Imana ahubwo umubabaro wo gukorera Imana niwo wamwuzuye arangije arabavuma izuba ngo dore cya gisaza cy'uruhara Samuel inzara ari yamwishe aho yaravuye yari yakoze urugendo rurerure natwe rero muri ubu buzima natwe dukora urugendo rurerure natwe mu gihe cy'ubutumwa bwiza bwa Kristo turavunika cyane kandi tukavunika nta muntu twebwe dukorera tuvuga ngo ku kwezi turakomanga warakora kuri konte ye akareba agasangaho amafaranga wagakora ku kwezi akaba yagenda akabwira boss utari ko mwamembye make uyu munsi warakora uyu munsi umwana wakagenda ku ishuri avuga ngo ndisho ariko twebwe turi abantu dukorera Imana ariko ntago twebwe dukorera abantu niyo mpamvu rero niyo mfasheho umwanya uhita umenya ko nyine umuvumo nyine wakugezeho njyewe mbwiza abantu kuri direct abantu bose bangizeho umwanya bose baravumwe mfite ibimenyetso njyewe rwose kuva natangira gukorera Imana abantu bose bandebye bakandeba nabi Imana agiye bamaha ikimenyetso kuko yarambwiye ngo genda ndaguhagurukije kandi ndagusize uzagutunga urutoki ninjye wazaba rutunze uzagukunda ninjye wazaba kunze ni ukuvuga ngo rero nuzakuvuma urumva nanjye nzamuvuma ubwo rero abantu bankunda murakunditse yego ni byiza cyane twinjira mu kiganiro cyacu kenshi cyane umaze iminsi uri mu bihe by'intambara cyane ibihe bitakoroheye ariko hari n'abantu babanye nawe muri ibyo bihe gira icyo babwira kugira ngo dukomeze abantu babanye nawe cyetse niba ntabahari baguhaye pole abakubaye hafi abari sindasesenguye ndababura ndasesenguye ndababura ahubwo abantu benshi bamfasheho umwanya ahubwo ukuntera amabuye kugira ngo ari umuntu nibye nta muntu nari nibye nta muntu nari natwariye ibye ntaki ni ukuvuga ngo ryari ishuri ryanjye Imana yari nyinjijemo kandi yari iri kumpima ariko nk'uko navuze ngo nta wangwa na bose buriya hari ababikoreye mu gikari cyangwa se mu ibanga barapfukama barasenga kuko iyo ubona hari ibintu byagenze neza mu buzima haba hari icyakoretse mu isi y'umwuka abakubise amavi hasi ahubwo mbifuriza umugisha abantu banyifurije ko urugo rwanjye rutasenyuka ahubwo reka mbifuriza umugisha abantu bababaye babona mbabaye bakababarana nanjye reka ahubwo mbifuriza umugisha naho ubundi n'abababaye babonye wishimye ahubwo icyo nzi cyo ahubwo nuko abantu benshi ahubwo bari banejejwe nuko ahubwo nasenya abantu benshi cyane bari banejejwe nuko basenya ukagira ngo isenyuka ry'urugo rwanjye kugira ngo babitangaze ari bubakwira cyangwa nanjye ndi bubakwire kandi ntabwo byari gushoboka ariko abanyarwanda nyine turi abana beza akenshi dukunda ibibi bya bagenzi bacu kuruta uko umuntu yaza avuga ibyiza yego ni benshi cyane bagiye bavuga ariko maze iminsi mike mbonye ikiganiro cyawe na Papa Bitangaza musabye imbabazi uwitwa Pastor Mutesi nyuma yuko mbere gato muhura hari ikiganiro mwakoze uvuga ko
igituma Pasiteri Mutesi atitaba Imana ari uko icyatumye Imana imurengera ari ukubera watewe n'iki kuvuga n'amagambo ko hari benshi cyane yababaje wenda kumbaza wenda kuri uwo mubyeyi urimo urashaka kunkurura muri RIB oya kandi se kandi uri gushaka kunkurura muri RIB kandi rwose reba nawe ntabwo nagukurira muri urumva najya muri RIB kuko izi saha ntabwo byakunda mfite igihe cyo kuruhuka uyu munsi n'ejo bundi urumva ariko iryo jwi niba naranarivuze cyane cyane ko hano ku muhanda hano nyine ni mwebwe mwahise ngo ni ku mihanda yego ndetse ko ngiye ntabyemera ko ari ku mihanda ngewe iyi ni platform ngiye mfata ngewe nkikomeye cyane kandi nubaha cyane bitewe n'ibyo hakorera oya ndayubaha kubera ko nyine ni platform nyine ni umuyoboro Imana iba yarashyizeho wo kugira ngo tubwirize duhugure kandi bigere ku bantu benshi icyarimwe ubwo rero niyo mpamvu rero abahita ku mihanda nyine kitari nk'aba jihadi cyangwa nkamwe ariko twebwe ni platform ibikomeye tubwirizaho ubutumwa bwiza bwa Kristo cyangwa tukanahuguraho imiryango n'ingo uko ngewe niyo domaine yanjye yego ubwo rero niba n'iryo jambo rero nshaka kuba nararivuze ryaba ryaratewe n'ibyo nawe yaba yaravuze kuko hari abantu baba bazi gutwika nyine umuntu nyine akaza nyine akagutwikiraho tu akagutwikiraho akagira gutya wenda akavuga ijambo nawe ukaza ukarimusubiza bitewe n'impamvu runaka ubwo rero niba rero harya waruvuze wavuze ko icyatumye wabonye ko Pasiteri Mutesi yababikiye inzika noneho Imana igiye kumwica ntiyamwica kubera inzika yari afite yanyu ko atari kujya mu ijoro wenda nuko wenda mugenda wenda mwumvamo akantu gato ako wenda si icyo ngicyo wenda ikiganiro cyari kigamije gusa nuko nzi ko umuntu wese ngo nugira none mugenzi wawe ikibazo izuba nirikarenge mu kigifitanye kugira ngo nuza kuza kujya gusaba so uri mu ijuru cyangwa se kumuhimbaza ntihagire ikintu na kimwe kikubera iki inkomyi tunabonereho kubwira n'abantu bagiranye ibibazo kuva mu gitondo izuba ntirize kuza kurenga wihangana ujye no muri message cyangwa kuri WhatsApp umwandikira umubwira uti nshuti yanjye excuse nyuma y'ubuzima rubundi buzima mbabarira niba nakubangamiye yaba ari umukozi mukorana mu kazi yaba ari umuntu muturanye yaba ari umuntu mugendana yaba ari umwana mu rugo wababashe cyangwa umukozi wawe ukoresha mu rugo impamvu rero nabivuze nuko turi abakozi b'Imana ntabwo ndi perfect nawe si perfect hari ibyo ashobora kuvuga hakabonekamo ibicumuro cyane cyane ngo n'intungane bwira icumuye karindwi ntabwo ari icyo ngicyo twitwaza ariko iyo umuntu ukora ni ukosa ntabwo nshobora kumara umwaka wose kuri iyi platform cyangwa se kuri izi kamera muba mununze cyangwa se ngo nyimareho imyaka 2 cyangwa 3 nta kosa makoreshye cyangwa se nta jambo mvuze ngo rincike cyangwa se nta jambo mvuze ngo wenda rikubabaze dushobora kugonganira mu myemerere uko abantu ntago bemera kimwe shehe yicaye ahangaha yaza akavuga ngo ngiye nemera abagore benshi 4 guhera kuri 4 gukomeza bitewe n'ubushobozi ufite umudivantiste yaza nawe akavuga uti ku cyumweru ntabwo ari umunsi w'Uwiteka kuwa gatandatu niwo munsi w'Uwiteka umusiramu nawe uti kuwa gatanu umuyehova uti nawe nta juru rizabaho iyi si ntizahinduka paradizo ni ukuvuga ngo dushobora kugonganira hehe hano mu myizerere cyangwa se mu myemerere ariko ibyo byose ntabwo biri bukureho ko turi abanyarwanda twese turi bene kanyarwanda niyo mpamvu rero iriya jambo narivuze kuko ntabwo mwebwe cyane cyane abanyamakuru hari ukuntu mudutunga mikoro ariko tukavuga twirekuye cyangwa se twanasobanura cyangwa twatanga n'ingero rimwe na rimwe rero ingero uzatanga ntabwo zizanezeza abantu urumva rero ubwo byari biturutse ku kiganiro ubwo nari narakoze maze kugikora umunyamakuru amumbazaho amumbajeho ntanga komenti zanjye zisanzwe nk'uko umuntu yakubwira ngo ufitiye umuntu ishyari
ushaka kwidefanda mu buryo bwawe ushaka kwita umbaza nk'ubu ngubu nkubajije ngo hori umufitiye ishyari ushaka kwita umbaza uti none se nk'ayo mama bitanga uhereyeho uvuga ko hori mufitiye ishyari hori mufitiye ishyari ni inzu yubatse hano kwa Rubangura iriya nzu ya Rubangura niye nibura urabona ngo nyimugirireho ishyari ko tuzi ko ibintu nk'ibyo ngibyo ari by'abantu bagiriye ishyari nibura se hori hari ko nta modoka nari nabona ancaho ananera n'ibitaka cyangwa ibiziba hori mufitiye ishyari gute hori se mufitiye ishyari hori ko ari umusore nta n'umugore agira nibura n'abana nibura ngo mbe nanamusura nibura ngo nanekere n'igikoma nkaba nsanga yirira capati n'ibishyimbo ku muhanda hariya bya bindi Bugande bita ngo ni igikomando byasenyisa cyangwa agahumbi cya turuwasa hori buriya nawe mufitiye ishyari ry'ikikoko gatanga impamvu mbese urumva aho ngaho ni nko kwidefanda ariko bitewe nande bitewe n'ikibazo warubajije umuntu kandi koko ukumva koko ni nabyo burya umuntu agirira ishyari undi kubera hari impamvu runaka njye mama bitangaza navuga ngo ndi mu bana b'abakobwa baje kuza kuvamo umudamu babayeho gipfubyi babaho mu buzima bubi ariko Uwiteka aza kuza kugira ute kunyereka umucyo sinirata ubutunzi sinirata ibintu kuko hari ababindusha unagiye no kubara cyangwa se ugashyira ku ijanisha ugasanga nta n'ibyo mfite kuko n'abafite ntibanabivuga ariko muri dukeya Uwiteka yamaye ndanyuzwe kandi ndanyuzwe nta mutima mubi nta n'umuntu nagirira ishyari yaba ari aho ndyama haranyuze nta birenzeho mba ndimo ndirukanyira kuko ibyo byose byavuye mu kiganza cy'Imana yaba ari urubyaro mfite byose byavuye mu kiganza cy'Imana niyo mpamvu rero nta muntu ngiye kugirira ishyari ahubwo niza tukagunganira mu myizerere ntuzamfate nabi cyangwa se ngo unyumve nabi cyangwa ngo unyange hari umuntu unyumva yicaye hariya kuko navuze ngo hari inzira abakristo bagomba guca ari n'inzira abapagani bemerewe ariko iyo nzira abapagani bemerewe ntabwo umukristo yemerewe kuyicamo kuko iyo nzira ni igihogere nyine niyo nzira nyine irarangaye icyo kintu rero nakivuga rero hakaba hari umuntu hariya uzi ko abivangavanga ukwe zose izo nzira zose zicamo akahita mfataho umwikomo urumva rero niyo mpamvu wenda nari ngerageje wenda gusobanura icyo kintu kuko ikintu kiba kimaze umwaka umwe 2 3 4 nko guhera nko muri 2021 tukaba turi muri 2025 icyo kintu cyaravuzwe kera muri iyo myaka kikagaruka muri 2025 ukumva umuntu arakigaruye urumva icyo kintu nawe uri umukristo nyine utamva bigutunguye wenda niyo mpamvu wenda nari neye wenda guka comment gatoya ariko iyo tuvuga nyine buri wese akura mu ibye yego ku ruhande rumwe n'ubundi iyo tuganira izi mbuga wavuze ati ni platform nziza Imana yaduhaye kugira ngo ku ruhande rwawe domaine urimo niyo kubaka imiryango niyo gufasha abantu mu buryo bw'umuryango hari ibintu bikunze kugaragara cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga wenda ibintu ndabivuga ntago ngiye kuvuga ngo Pastor Mutesi sinifuza ko haza no muri iki kiganiro cyane ndifuza ko hazamo ibyo kwigisha abandi no kugira ngo abandi bige ntibaze kumva ko tugiye kuvuga Pastor Mutesi oya ntabwo ariyo mpamvu yatuzinduye ahangaha umuntu akaza kuri social media ati ndifuza umugabo hari benshi cyane babikoresha na Pastor Mutesi yarabikoresheje ariko hari benshi cyane babivuga ndifuza umugabo ndambiye kubaho ndi njyenyine nkawe nka mu bitangazo bonye ikintu nka kiriya kivugwa n'umuntu w'umugore kamemu noneho urengejeho waragize ingo runaka atarabanye n'abagabo neza rimwe na rimwe baratanze n'ubuhamya bavuga ko abagabo bimeze gutya na gutya ni ikintu ufata gute ni ikintu uvuga gute mu buryo bwo kubaka umuryango muri society ni ikintu kiba gikomeye cyane nta nubwo wenda
wenyine abivuga nkawe kandi igihe cyose iyo umuntu ajya kuvuga ikintu akivuga yumva kimubereye kandi akakivuga yumva gikunze ari proud yacyo we rero yumva we bimubereye nyine yumva ari byiza yumva nyine ari nuza ariko nkanjye ku rwanjye ruhande ntabwo ngiye naza kubivuga ngewe oya uko ntekereza imitekerereze yanjye ahiri ubifata nk'ikimwaro ubifata nk'igisebo ku mugore no kutiha agaciro no kutiha agaciro noneho no kudaha agaciro ahubwo noneho n'abakunzi bawe kuko hari ikintu hari ibintu abapagani ubundi bemerewe baza nyine bagatwika hano tu bakigendera ariko hari ikintu abakristo tutemerewe siritu noneho nka pasiteri nimvuga gutya abantu benshi cyane baraza gutukana ariko gutukana nta kintu giye bintwaye nta kintu bintwaye kuko n'ubundi Yesu yaravuze ngo nibabanga bazabanga babamura babarenganye yewe bababeshyera ibibi byinshi ariko muzishime cyane zaba ziri kwiyongera mu ijuru ni ukuvuga ngo ngewe rero iyo njya kuvuga ikintu akenshi ntabwo njye mvuga ngo hari umuntu uraza kuza kukijajinga we cyangwa hari umuntu kiri bubabaze cyangwa kibushimisha ikinyenzi nuko ari message irimo kuko ngewe mfite ibyo ndi kubaka kandi bizamesha ubugingo nyuma y'ubuzima rubundi buzima niryo jambo nkunda kuvuga kandi buri umuntu wese aza ku itarano rye abazwe uko yarikoresheje mu gihe yari arifite niyo mpamvu ngewe rero iyo mvuze rero ntabwo mba mvugira abantu ahubwo mba mvuga mpagaze mu rwego rw'uvugishwa n'Imana icyubahiro uba ufite agaciro abantu baba baraguhaye umwuka w'Imana izina rikwitiriwe rigendana no kuba wuzuye umwuka w'Imana ntabwo duhawe uburenganzira bwo gukora ibyo umusitari runaka yaza agakora hano yaza akavuga uretse bo ko nayo makosa batajya banayagwamo n'ibintu byabo barabihisha natunguwe bireba buno bukwe bw'umwana Vestina bwabaye mu ibanga nta muntu wari uzi byabaye mwese mwatunguwe no kubona urukiko rwabaye n'amafoto yari yanabuze n'amafoto yo muri ndahabe yatagira utwarekura ntago byari gukunda nakara ka video ngo akarekure ntago byari gukunda bivuze ngo niba umuntu nkuriye umwana ufite iriya myaka 20 abasha guhisha ibintu bye bikagera ku rwego bimenyekana ariko byamaze kurangira none umuntu w'umubyeyi umwana nkuriya niwe uba ukishimadutse ikanzu iramutunguye ivara urugo imbese ntiyumva ibyo ari byo twese twakoze ubukwe mbese ubundi yumva ategereje uwo munsi iyo ugiye gukora ubukwe Uwiteka we nicyo kintu cya mbere mu buzima ku mukobwa kiryoha kuko uba wibaza uwo munsi uzaba umeze ute umunsi uzaba usute abo bantu bazaba kureba ute mbese uba ari umunsi w'igitangaza noneho umwana nkuriya niba abasha gufata ibintu by'akabihisha akabigira ate akagera n'ahavuga uti nta n'umunyamakuru n'umwisha n'abahaje aho bakabambura icyo bita amatelefone n'ibintu byose none umuntu uri none umuntu umbyaye umbyaye cyane umuntu umbyaye kuko ndatekereza mu cyubahiro mugomba ntago ari mu myaka yanjye kuko ngenda cyari muri za 30 na urumva rero niba umuntu rero akataje wenda yageze muri 40 na yikoreye birthday yarabivuga ntago ninjiye mu buzima bwe ahubwo yarabyivugiye muri birthday ye urumva umuntu nyine abafite intera abari mukuru buriya papa bitangaza ni ujye usetsa akambwira uti imyaka 40 tamakosa yose nakoze nayakoze muri 30 na ariko muri 40 tingiye gukosora ibintu byose ibyo nishe byose ubwonko babwaragutse cyane utubungubu imitekerereze uramubwira ikintu ukabona ari kure
wasa nkaho uvuze nabi agaseka kahita kuvuga ngo ariko wowe ngo uracyari mutoya ngo nanjye ngibyo nanjye narabikoze uri kubyumva bivuze rero icyo mbivugiyeho uwo muntu aba yamaze kwaguka ntabwo ibyo bintu ari ibintu byo kuza kugira ute gushyira hano kunoza ku mihanda ikindi noneho ntabwo ibyo bintu ngewe sinzi byambayeho mwashiduka byarangiye byabaye cyane uvuga akavuga ariko byabaye kuko erega hari ikintu kitari cyo rega kugira hari ikintu kitari cyo rwose kuza kuvuga hano kuvuga ngo ndashaka umugabo ntabwo umugabo ashakirwa no ku mbuga nkoranyambaga ntabwo wabwira abantu agahinda deja nk'abantu b'abakristo iyo ushaka umugabo mwiza aturuka imbere ya Yesu umugabo mwiza aturuka imbere y'Imana niwe ujya ubasha kubaka urugo yarangiza akarukomeza kandi iyo yarwubatse nta muntu n'umwe ushobora kuza ngo arusenye iyo yarushyigikiye naho rwaba rwageze umva mwitandukana muri divorce simfite ibimenyetso se noneho ufite ubuhamya ejo bundi mu kwa gatatu ku itariki 3 z'ukwa gatatu muzaze mumerekeze gacurabwenge dosiye yari yagezemo ni mu rukiko ubwo mu bw'icyo gihe ni muri nuza z'imiryango bya divorce ufite ubuhamya bugenda ntabwo nzajya ngiye gukora divorce ahubwo tuzagiye tugiye kubabwira ngo byarakunze Uwiteka yagize ute ibyo yari yubatse yarabikomeje sibyo none rero iyo rero ahangaha rero ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ariho tuza kubwirira abantu agahinda kacu ahubwo agahinda kacu turagenda tugapfukama tukakabwira Kristo niwe muntu wenyine ujya ubasha kumva agahinda k'umuntu niwe muntu wenyine ujya yumva amarira y'umuntu niwe muntu wenyine ujya usubiza ibibazo byaturenze ubwo rero kuza hano rero akabivuga akababara akabyerekana ko yababaye nimba n'umugabo nzamuterera amasari icyo gihe rero biba byerekanye ko abo mwagiye mubana cyangwa se abo bitakunze hari ukuntu wabananijemo ahubwo noho kubera ya myaka yatangiye no guhereza agaciro iki cyo bita umugabo mutware kandi birirwa banseka abantu benshi cyane baranyanze ngo nababariye ngo bitangaza abantu benshi bari bishimiye ko insenya ariko mw'abantu mwe abagabo barahenze reka mbibabwire mw'abantu mwe ariko mu bitanga turanajyana kure ubundi wakire bute cya kiganiro cyakozwe na Pastor Mutesi asa nka kwishima hejuru ku isenyuka ry'urugo rwawe ntubeshye abantu hano turi kumwe reka nkubwire rero uvuge nk'umukristo hano turabakristo mvuze nk'umukristo mvuze ngo narababaye ngiye n'umuntu wese wankoze w'ikiganiro ntabwo ngiye yigeze mbabaza kandi naricaraga ngiye nkanabireba cyose nkakirangiza bose iyi narakirebye umva ahubwo narasetse ndavuga ni burya hari abantu twari tuzi ko burya hari ahubwo hari abantu ahubwo bajyaga ahubwo batwereka ko ahubwo mbese nyine baza baka haleluya Yesu ashimwe kumbi ndamukunda ariko se ni wajya abantu bose yamusabiye n'inusa ngo bateranye baguse umuceri ntiwakugeraho aje mabitanga ahubwo utavana umuceri mwasigira ariko mujya munsatse urumva ari urwango bene se umuceri ako umuntu ati abantu nkabanga y'umunyandike tujye gusama mu bitangaza ariko reka nkubaze ubu umuntu yaza akavuga ngo hori yarampemukiye yarambabaje hori tuvuge yakoze impanuka ariko ntibikabe mu izina rya Yesu turi kwiganirira no yarangiza kubivuga akahita avuga ngo ariko ngo turifuza ingemu ijya kugemurira hori nubwo yambabaje mureke tumugemurire ako oya mujye mureka tureke kwiyoberanya ibyo bintu birajyanye buriya reka mbabwire mw'abantu mwe ngiye n'ikintu abantu benshi cyane banyangira ndakizi ngiye banyangira ko ngiye mvugisha ukuri njye singira uburyarya buriya mu buzima bwanjye nitunagirana ikibazo
ntabwo wanamiye kamera ngewe rwose ntarakubwira ko mfitanye nawe ikibazo nakugizeho ikibazo yaba mu myigishirize yawe yaba mu myitwarire yawe nabivugira aho ngaho ubwo niba uje kunsubiza ubwo nkabimenya niba uca mu gikari niba unyandikira message ibyacu tukabicocera hariya ako ngewe ntabwo ngewe ngiye kurwarana umuntu inzika kuko inzika nimbi iragatsindwa inzika irici inzika nimbi cyane kandi buri inzika buri ituma buriya n'umuntu atagirerega atanazamuka buriya ntagatera imbere ese yatera imbere gute inzika burya ni nk'ishyari buriya rero ushaka kwibwira rero ngo weho ngo ubitse umuntu ariko hari mwamugiriye ishyari ngaba muri etaje se ako nawe wagiriye ishyari mu Pastor Mutesi ubu rero mugiye kureba kunkoresha andi makosa rero oya ntago ari amakosa ntayo ubushize bakoresheje vuga ngo none se reka nkubaze wamugiriye ishyari se ubundi nese ubundi reka nkubaze ntago ari amakosa ntayo ubushize bakoresheje vuga ngo none se reka nkubaze wamugiriye ishyari se ubundi nese ubundi reka nkubaze ubu ngubu uru rugo uruzengurutse mukarureba yego urabona ndi mu rugo rubi ahubwo narwo ni etaje nuko nashaka kubivuga ari esikariye oya zamuka esikariye 15 uzamuka ujya hejuru ire ni etaje ni mpamvu ujya hariya muri parikingi y'imodoka ubu koko ubundi umuntu sibyo nta keredi harimo nta muntu n'umwe uhiyanyishyuza buri kwezi umuntu ushatse kuvuga ko yishyura buri kwezi arimo na keredi sibyo ni ukuri uwiteka ashimwe amen none ubwo koko ishyari koko nagirira umuntu witeka we ni ukuri umugisha wa mugenzi wanjye ngiye sinya nkugendaho imana niyo ibyemeye kumutuza muri etaje nanjye niyemeye nanjye kuntuza ahangaha rwose pe buri wese mugenera uko ishaka nose ubwo namugira ishyari gute ubwo rero namwe rero mushaka rero gukoresha abantu amakosa kandi mujye mureka tuvuge ibintu twebwe byubaka ubwami bw'Imana kandi ibintu ari hano tukazajya twinjira mu bintu biri budukururire ako kantu kose kuri Pastor Mutesi urumva abantu bagafata nk'inkuru ariko kaba kavuzwe n'undi muntu gafatwe nk'inkuru kuko Pastor Mutesi akantu kose avuze abantu bazabakotinga bakavuze kose abantu gasaba bakagize inkuru iremereye kandi ibyo avuga abandi baba barabivuze biba biterwa buriya n'impamvu buriya bakavuze niko ngiye nabyita ubu nk'akantu yavuze ejo aravuga ngo Imana numpa umugabo nzatera sariyuti se wenyine ubivuze aravuga ati kwibana njyenyine birandemereye hari n'abavuga bati bibaye byiza Imana izampa iki umufasha kuki bafasha aka Pastor Mutesi akaba konyine bagira inkuru kandi ari n'abandi bagiye babivuga benshi bagiye batandukanye buriya nibyo nyine nakubwiye nyine ngo abapagani bafite ibintu bemerewe n'abakristo dufite ibintu twemerewe buriya hari ibintu buriya twemerewe buriya gukora ni nk'iki Pastor Mutesi yakoze ataremerewe gukora twebwe buriya nubwo nkunda kubivuga wenda abantu wenda ntibabyumve rwose ejo bundi nanjye rwose byari bimbayeho divorce ishobora kuza atari amahitamo yawe ishobora kuza ari umuntu uyigushoyeho ariko ukinjira nyine amasengesho ukasenga tu kuko icyo Imana ikugeneye iba yakikugeneye cyangwa igikombe ishatse kuguha ukinyweraho uko byagenda kose kandi hano umuntu wakigukuraho atari Imana ikigukuyeho ubwo rero iyo hajeho ibintu biri guforusa niho handi uforusa urwa kabiri narwo nibikunde ugaforosa urwa gatatu nirukunde ugaforosa urwa kane nirukunde noneho hakaba n'ibyo ufarusa ku munsi wa nyuma wageze umuntu akahita anapfa icyo gihe rero urabanza ukisubiramo ukamenya ngo ese yaba ari cyo gikombe Imana yamaye ngomba kunyweraho ese yaba yarangeneye igihe runaka imyaka ingana ite ngomba icyo gikombe kukinyweraho noneho ntibibe ngewe kuko Yesu ageze aho ngo bikomeye ari mu gashyamba ka Getsemane imbaraga ziramucikana ziranga arangije aravuga uti ntibi uko nshaka ngewe mwami ahubwo bibuko we ugize ute ubishaka iyo umaze kuvuga iryo jambo riba rigeze hehe mu butware bw'Imana biba bivuze ngo noneho nemereye ibigomba kumbaho biba ari byo bimbaho naho ubundi impamvu babikotingaho cyane ni uko umuntu uba ubivuze
ntabwo baba bizeye ko icyo kintu yakivuga kuko twebwe bazi ko twebwe ibyacu twe tujya mu masengesho turasenga ahubwo twebwe tugaruka dushima tuvuga uti turashima Imana nubwo nari nzi ko bitazakunda ariko bya bintu byarakunze ariko ntabwo ibintu tuza byose tubishyira hano ku mihanda buri kintu cyose kibonetse cyose hano ku muhanda oya ntabwo none se umusitari azaza hano ku muhanda w'isi natwe b'Imana natwe tujye duhora hano ku muhanda natwe tuzana ibyacu hano oya ntabwo biba biri ngombwa hanyuma uyu mumama yari kwitwara gute muri ino situwasiyo ye y'uburyo yavuzemo ko ashaka umugabo kuri YouTube ashaka umuntu kumuhora iruhande ko arambiwe kwibana yari kwikora muri iyo situwasiyo kugira ngo iyi situwasiyo ifatwe nkaho ntacyo bitwaye ako se ngiye buriya mba nibaza ako se njyewe sinzi pe Imana yo mu ijuru izajya imbabarira basi igihora inyeza buri munsi nk'iri jambo narivuga none se ndabyumva arababaye ariko se kubabara hano se bwo kuza kubibabwira byo murabimufasha iki muri murangire turamuseka nyine urumva rero njye rero ntabwo ngewe rero nazano rero ngo mbivuge rero ngo ndashaka ng'umugabo cyane cyane n'imyaka abana ibaza ariko nka Prince ari hariya akajya akabona video ndimo ndavuga ngo ndashaka umugabo urambiwe kwibana mumubonye nagira gutya reka urambiwe kwibana mumubonye nagira gutya reka mbabwire buriya nimureke n'abantu babafite mubafate neza kira ni ikimenyetso cy'uko urugo ari ikintu gikomeye naho warya naho waba heza naho wakwambara neza naho wakwitwa amazina y'ibikomerezwa ariko udafite umuryango udafite urugo nta kintu byaba bimaze kandi hari abantu benshi twagiye tubwiriza tukababwira ngo nimubona byanze muzagerageza amahirwe ariko ndagira ngo mbwire umuntu wese wubatse nakomeza agerageza amahirwe mu rugo rwe nambabarire njye nta mahirwe ngewe nemera ngewe kugerezaho njye nemera ko ngiye ngomba gukomeza kugerageza mu rugo rwanjye nta yandi mahirwe wumva kabaho nta yandi rwose reka nkubwire nta yandi nta muntu wazangwa kurutire papa w'abana bawe kandi nawe ubwe ajyaza abyivugira uti ndacyamukunda ubwo se ni ikintu gikomeye cyane nta n'umuntu uzazerega ngo arutere kuri Joel papa bitangaza ngewe ngo aze ngewe nduti ni ibintu nyine ni satani ubonyine uzengereza abantu ni ukuri ni satani uzengereza abantu nta muntu n'umwe waza ngo arute papa bitangaza mu ruhande rwanjye ntawe yaza ari uwo kwiyeranja tukabana nyine kuko nyine ni ibana kuko ufite ibyo ukeneye ariko ntabwo umuntu mwabanye mu buzima akakubyaza umwana imfura kaza ubuheta reka wenda ngarukiriza wenda kwa kabiri ngewe wenda bimaze wenda kugera mu rundi rwego ngende muri 5 gutyo kugenda kuzamuka urumva ngewe maze gushesha kanguye turacyari muto andi afite 10 naho ugize 5 n'umutari cyari urumva nyine nabasunikiye rimwe nyine nawe ariko nta muntu waza ngo abaruti niyo mpamvu rero biriya rero biratanga ikimenyetso ngo abakibafite uyu munsi wa none abantu benshi cyane baneye amabuye kandi hanyuma yo kuntera amabuye benshi baravuga ngo ni prank impamvu bitari kuba prank nuko twari gutandukana neza mu kwa gatatu nkagenda sinya divorce n'umugabo nawe ayihabwa nibwo byari kwemerwa yuko atari prank ariko ibyo ngibyo biragatsindwa n'Imana byo nta kintu bimaze hari n'abantu benshi banyanze bari inshuti zanjye bakuvaho bamvaho ariko abantu bundi bataraba umumaro bari kwiyumva mpamagara ntibanyitabe hari n'abamaze kunshyira blacklist nuko ngo umugabo namubabariye umugabo yaraje ku nkoranyambaga ngo arantuka
ngo amvuga ibibi byinshi ngo avuga ngo amavideo n'amaudio ibintu byinshi cyane ndanje nababwira nirwo rwego nari ngezeho rw'igipimo niho Imana ari kugeragereza niho Imana ari ngewe noneho kubera ko nkorera kuri nkorera ku nkoranyambaga nkorera ku isi Imana niza kungerageza ntabwo izaza mu mudugudu nta nubwo izaza mu rwego rw'akagari ntizaza mu rwego rw'umurenge ntizaza mu rwego rw'akarere ntizaza mu rwego rw'akarere cyangwa se rw'igihugu kimwe cy'u Rwanda ahubwo izaza kuko ngewe ibyo ibikorwa nakoze ngewe byaragiye ngewe birasunika ngewe birenga imbibi bigera za Burayi hari abantu bicaye barimo barashima Imana bavuga uti Imana ushimwe wampuje n'umunyamavuta wawe umwana wanjye yararwaye arakira Mana ndagushimiye wampuje n'umunyamavuta wawe urugo rwanjye rwari rusenyutse yongera kurwubaka araduhuza umugabo akajya kuri telefone agashyiraho umugore umugore yananiye bigeze ku rwego tugiye gutandukana bakicara hariya tukicara hariya tukajya inama nkababwira ingingo n'iyindi nkabaganiriza nkabaha ubuhamya nkababwira nkajya muri Bibiliya nkagira narangiza nkabasengera barangiza uti nukuri Imana iguha umugisha ibyacu byari byamaze kubura iki umurongo abo bantu bose rero Imana yashatse kunjyana hahandi n'ubundi nkorera kandi uwagombaga kubijyanayo yagombaga kuza ari umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye kuko Imana ijya kukugerageza iguhereza cya kintu nawe ubwawe umuntu wese atari bupfe kuvuga ngo yewe ngo kari akantu karoroshye nanjye nakabasha cya kintu nyine umuntu wese nyine atiyumvisha impamvu rero mbwira abantu rero ngo muhore musenga mutagwa mu moshya nuko umugore udahora asenga agwa mu moshya umugabo yavuze uti yirukanka ajya gutandukana kandi umara gutandukana ejo uzagaruka n'ubundi wifuza uwundi icyo kibazo ejo bundi umugabo ntiyavuga gutya uzahita uhaguruka nawe uti umere nk'umugabo n'undi ujya muri divorce bwa kangahe bwa kangahe nawe ubwo abaye kangahe uwa kabiri uwa gatatu nawe n'umushakana nawe uti nabwo ugende usanga uri kubarirwa iki ingo nabwira abantu ngo nibakomeze bageragereze mu ngo zabo kandi ibintu bizakunda iyaba imyaka ishuka abantu iminsi nayo igashuka abantu n'amafaranga nayo agashuka abantu amayo niyo ya mbere ibyo bintu byose rero n'imiryango igashuka abantu ibyo bintu byose rero hari igihe ugenda ukageragereza muri urwo rugo byose bikazagera ku rwego byose bitera ubwoba ntakagira ikintu cyongera kugutera ubwoba noneho ukazajya ubihagarara hejuru ukabifataho ijambo ugahinduka umunyacyubahiro ukaba umugore w'indashyikirwa nanjye ubwanjye iki kintu nanjye sinari kugishobora ahangaha wabaye intwari ugahinduka intwari impamvu umuntu yambika umudari ntabwo ari uko aba yakinnye ahubwo ni uko ahubwo aba yakoze akazi gakomeye cyane abandi kandi bakabananiye niyo mpamvu rero nabwira abantu rero ngo nibakomeze bagera njye sinemera njyewe ibintu byo kugerageza kuko abakristo nta bakristo nyine abapagani bo bafite ibyo bemerewe natwe dufite ibyo twemerewe nk'abakozi b'Imana hari aho tutagomba kurenga niyo mpamvu natwe twese rega uko ibibazo bije ugiye uhita uvuga uteje bundi nzashaka nzagira ariko ubwami bw'Imana baba buri gusenyuka ntabwo uyu munsi wa none kubaka ntago navuga ngo tuba twubatse kubera ko ari ibirenze cyane tuba twarabonyemo ariko ntitwabihuza n'ijambo Paul yavuze avuga ngo buriya gushaka ni byiza yo kudashaka byiza none nabwo kurushaho uramutse wicaye ukabireba neza wamaze gushaka ukabona biranze ubundi bibaye byiza wakwituriza njye niko ngenda mbibona byanze warekura nese umbwiza ukuri unaniwe n'umugore wa mbere unaniwe n'uwa kabiri uwa gatatu biranze uwa kane uzanye arapfuye ubu ni abanyiri mu biki
nta nyiri mu biki jewe sinzi niba ari uko nakuriye no mu rugo mama ari umupfakazi abacyaha ariko arinda apfuye nta wundi mugabo azanye mu rugo umva aho yiryamiye rwose mba meze gutya muterera isaruti nawe ukasubiyemo ugize ute ngira gutya kuko yambereye umubyeyi w'indashyikirwa mu buzima bwawe ntabwo nigeze mwumva nayo magambo ahubwo namubonaga ahubwo ishyaka ryo kugira ute ryo kuvuguta abana banjye bazabaho ute nubwo wenda bitakunze nagwa turere abana banjye bazakura utere ariko yahoraga yifuza kusa ikivi cy'uwitahiye yego cy'uwabamusigiye kandi agahora yumva yifuza kwerekana icyubahiro cye mbese gufunga icyubahiro gufunga ntihagire umuntu winjirira icya cyubahiro ubwo rero niyo mpamvu rero uyu munsi ibyo bintu ngewe niba umuntu ashobora kuba yarapfakaye bikagenda gutyo kandi bavuga ngo umuntu wapfakaye aba yemerewe gushaka igihe icyo ari cyo cyose noneho nkatwe noneho tuba twabigizemo uruhare tugatandukana kuki tutamenya ikibazo cyatumye ibyo bintu bibaho tubanze twicare dusenga Imana twumve icyo Imana ibitubwiraho kuko impamvu biba atari n'iby'Imana kuvuga ngo umuntu ajye kubaza Imana ngo akama bitanga none se impamvu bititwa yuko ari iby'Imana mu ry'ibintu by'Imana ntabyibuka nyine ni nayo mpamvu nyine Imana nayo nyine itabihagarara ubu se ubibuka Theo bose babireba mu minsi yashize uburyo ajyaga yigira avuga ngo ibimene by'amacupa ngo ibiki ubu se aho umugore wari kwa muganga ameze ati ntiyatuje ntiyaciye bugufi none se reka nkubaze yaca bugufi yagira ati agomba kunywera kuri icyo gikombe kandi akanacyubahiraho Imana ko byagenda kose wishinze rero imisonga rero nyine nibyo ngubwira nyine bagwira na kwijana nyine wagerayo harimo bitanga ndimo ndagenda ngana no ku musozo w'ikiganiro cyanjye ariko ntaragana ku musozo w'ikiganiro hari n'inkuru yindi twakiriye ivuga ko mama yitwa Masherene nawe ashobora kuba abonye umukunzi nkibaza ngo wakiriye gute kumva ko Masherene ashobora kuba abonye undi mugabo wa kabiri dore ko we bitavugwa ko yadivorushije nta n'iki we byaranze nyine rero mama Sharirene se buriya mama Sharirene rero sinzi nta bintu by'ibintu byo ajya azana ku mihanda ayemereye gutyo ntabwo ajya aza gutwika ngunda kumubona yitekera ateka neza rwose nkunda kumubona aza kwitekera njye naravuze ngo mama nabo n'umufiance bazakunda ntibazibanire nta bintu azana hano ku mihanda ngo hahiye ngo ibiki byose ngo namubona ngo azagira ate reka rwose gusa meruka ubuhamya bwavuga ngo umugabo we ngo ni Yesu sinzi ubwo ahubwo Yesu niba ahubwo yaba amwemereye kuba yamuharika abaye amwemereye kuba yamuharika ubwo niwe na Yesu kuko mama Sharirene yaba yaragize igihe cyo gusenga kuko imyaka bamaze ndumva hashiyeho imyaka nk'ingahe batubwira ngo bamaze 12 ngo batandukanye n'umugabo bya byose kandi imyaka yaragiye irihirika wenda bageze nko muri 15 16 gutyo 15 cya 16 sha umudamu rero kandi nawe urabizi ko munganya abana tunganya abana umudamu nkuriya pe Imana mufatiraho n'icyitegerezo cyane urani nawe waneraga imbaraga nkavuga ni rwose papa bitangaza rwose naho rwose byagenda gutya ariko nzakazanya nanjye ndere naho Masherene nawe arareze buryo kandi arakujije nkumva rwose ndi proud y'icyo kintu nkavuga ni burya ari umuntu ushaka kubera roro modope ukabyemera kavuga uti reba hana abana bagejeje nkigeze abavangamo undi mugabo kandi byarakunze yaraje arasenga birakunda yaje avuga Imana birakunda abana barize hari abarangije hari abakomeje hari abageze segonderi ubu ndumva nta n'umwana akifite no uri primaire ndumva bose bageze segonderi barakuze
namufatiragaho urugero rwiza nkamubona nk'umudamu w'intwari udasanzwe uyu munsi aramutse ubwo we na Yesu baba bafite ukuntu babigiyemo myaka 16 ubwo yaba yarari gusenga ubwo Yesu ubwo yaba afite ukuntu yaba amwerekeje mu rugendo rwe cyangwa se yaba amubwiye uti komeza uru rugendo mwana wanjye kuko mama Sharene ntigeze ashyingirwa hasezerana afitanye n'uriya mugabo iyaba rero aza kuza rero gutwika no ku mihanda nawe ari kuzajya yirwa nawe aza gutwika ko ntago twiye tumubona aza gutwika yariturije gusa nibuka ko yavuze ko umugabo wari Yesu we niba yemeye kumuharika ubwo ngubwo bafite ukuntu babiganiriyeho yabivuze ko umugabo wari Yesu kandi ko umugabo we Yesu yamugize ikinya hariya kwa systeme kwaje kwa ndani hatajya hagira ute haviribura reka nshimire mwese twabajye mu kiganiro cyanjye mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza hano ko yivugiye se reka mwifurize kuzagira icyumweru yarabivuze rwose aravuga utu ngewe mureba ndi umusirikare wa Yesu hariya kwa systeme rwose yaragiye ahatera ikinya ntago hajya haviribura rwose umugabo wanjye ni Yesu kandi iyo uwo mugabo umwatse minerivare y'umwana akayiguha ukamwaka ibyo kurya akabiguha ukamwaka igitenge akakiguha ukabona guteyeho amataye ukabona kushizeho fresheri uwo mugabo nta wundi wamuruta gore niba hari undi mugabo uje niba hari undi mugabo uje ubwo we na Yesu ubwo hari ukuntu babyumvikanyeho we nago we nta n'ikintu Imana mubye nta kintu nakuvugaho pe nta kintu nakuvugaho mama Sharene rwose aremewe rwose abana 5 wowe urabazi kusunika abana 5 wowe uri wenyine nta sezerano ufite ari kuzirika yewe abari wowe mbaraga zashira nta sezerano mufitanye nta kuvuga ngo divorce yarakuziritse ngo barayikwimye nta kuvuga ngo byagenze gute gusa ari ukubera Kristo ni ibintu babikomeye cyane niyo mpamvu rero mvuga rero ngo aremewe nyine niba byabayeho nta kondi ahubwo baduhe invitation bwo tubutahe kuko ndumva muri 16 we na Yesu hari ukuntu buri ababivuganiriyeho yego reka mbashimire anashimire mu bitangaza by'umwariko nibutsa abantu gukora subscribe kuri Cukumbura TV Cukumbura ukuri TV nicyo mu bitangaza na pabitangaza bayibereye ibiganiro byabo ikindi abantu bashaka kwiga ibiganiro by'imiryango bigiye bitandukanye uburyo wakubaka ntusenye uburyo rwaba rwasenyutse ukabyitwaramo hamagara mu mabitangaza kuri nimero ipininze ku biganiro wowe kuri Cukumbura kuri TV naho iriho tabeshye mu bitanga bazamamagara kandi banaguhamagare musenga Imana dore ugeze mu minsi ukeneye abantu basenga Imana buya bazamamagara naho atamamagara uyu musaza amamagara azaguhamagara none se amavuta ndiho ko agomba kumamagara burya amavuta buriya amavuta ahantu ateretse ubushishi uko byagenda kose ntago bwinjira mu itabaza ryawe ntago bushobora kubura ahubwo kuza ubushishi yaba ari no ku makaro ubwo rero kuva rero amavuta ari hariya neza igicaniro gicanye neza hari abantu bafite imbeho bagomba kuza kota kuko none se uri kubabwiriza kuza nanjye bakore mu rweso ngende bansize none se uri kubabwiriza kuza ugira ngo uyu munsi wa none ndi mu bagore b'abanyamavuta bahari amen bafite ubuhamya kandi bufatika yego ndi bo bagore basizwe urumva kandi hano hanze abenshi navuga ngo abenshi bamaze kwibera iki imigwira ubwo rero niyo mpamvu rero bazamamagara uko byagenda kose yego reka ngushimire nkwifuriza ibihe byiza we twabanye mu kiganiro nkwifuza kugumeza kugubwa neza ibiganiro byacu n'inkuru za buri munsi nakagaruka mubwire ngo ciao ciao